wampyisi we urigira impyisi ukanyambereraho uruhu rw'intama ngo then go guys bro niyo nakubabarira sinaba inshuti nawe uri umuntu yarakaye umuntu naba yarakaye kirazakubwira muri uwo mujinya cyo myaka ari cyanyacyo n'umuzima usanga bati kugabagara uzana guhera numva kinazakubwira yarakaye uriya ni nk'umusinzi uri umusinzi nawe kinazakubwira yasinze iyo yakwera buzana guhera bagafatana n'inzoga n'umuntu warakaye hari ibintu byinshi bikunda kukubwira imbwa cyangwa se biranga umuntu w'imbwa uyu munsi niyo mpamvu najaga kugira ngo n'ubwambe mugiye kubona ndi serious kwenza uko nanjye ubwanye bitekereza gusa bitavuze yuko n'ubundi nsanzwe nari serious ariko ndi n'ubwambere ngiye kuba serious kuri uru rwego ibintu bimeranga umuntu w'imbwa bro wa muntu uzicara mu bantu ntumva kumva imatera commentaire kundi muntu ku muntu mugenzi we bro ntumva kumva muri uriya muntu ko yakoze kera ko ahize kuva kera yageze kuki then ibyo yakoze mu mariki bikorwa byo mu mariki ko nta terambere nk'abandi ko ntaki umuntu wonye karimbwa usubye no kubimbwa agifite ubwana mu mutwe urumva then tusimbitindeho gusa ariko byo biri mu bintu biranga nyinimbwa man umuntu akaza ari mu bantu then uri hari ukuntu ufite black n'undi muntu bisanzwe ukagira ngo buryo abantu umuntu yagiye ahinduka ariko uriya nushaka kumenya umuntu wa nyawe jumuna black then ujye umukinisha n'amushotora bro kugira ngo umenye icyo mwishemo umenye icyo akutekerezaho uriya nushotora umuntu uzanyikinira kugutekerezaho nabwo uzamenya ko ari inshuti yawe urumva kandi umuntu numara kumenya nazaza kwibaraguzaho kwaka imbabazi za hato na hato ko yakozwe n'isoni z'ibyabaye uriya njya ngo ndakubwira abantu tumuntu nakugirira nabi kiza nawe n'umutanga rwawe uzamugirira indi gusa ariko si byiza kugira so yiturwe ndi zabirebesha amaso uvumiriye nyine tu witurize man umuntu ukajya kumva ni muri urimbwa uri ikigoryi numva iyo nkubonye nkubonamo umugore then wagira ngo uri semuhungu uri umuti then nyine amagambo y'isesereza mutwe bitewe n'ukuntu umuntu asanzwe akubona uri ikinyendaro magambo adakwiriye umuntu w'umugabo kubwira undi muntu mugenzi we then so man wigejeje kuki umuntu njyewe yarambwiye ejo bundi ngo karabikana nabikomozeho umuntu ejo yarambwiye ngo ko wakoze kera wahize kera wavunitse kera bro ko wahize kera ukakora kera wigejeje kuki ati aho ndara ni waharara mwenda namba si wawambara then amafaranga nkora ntiwayakorera of course ibyo ndya ntiwabirya ikenze kuri icyo uri kigoryi mabere ya nyoko ayo ni amagambo yanyibwiriye ubwe urumva birenze kuri ibyo ndi ikigoryi mabere ya mama so bintu bidakwiye nyine man undi kubona umuntu w'umugabo avuga ku bidene ukajya kumva umuntu amara gutuka kiriya gitutsi nk'ibitutsi by'indiscipline nka Jackie
break ibyo ngibyo sinje kuvugaho gusa nyine nushaka kumenya inshuti yawe nushaka kumenya umuntu mubana jya unamushotora bro reka kugenda umusekera gusa genda unamushotora uzamure emotion ze zamura amarangamutima nibwo uzamenya ngo uno muntu n'inshuti twabana cyangwa rimwe na rimwe abantu ntekerezaho nabi muri umuntu yarakaye umuntu naba yarakaye kirazakubwira muri uwo mujinya cyumya kari cyanyacyo n'umuzima wose ngo bakikubwira uzana guhera numva kinazakubwira yarakaye uriya ni nk'umusinzi uri umusinzi nayo kinazakubwira yasinze byo kwera buzana guhera bagafatana n'inzoga n'umuntu warakaye rero kinazakubwira yarakaye ari seriye ari kuryenyo umenye yuko icyo kintu yarakirwaye iminsi ahubwo yarabuze uburyo akikubwiramo kwa ko nyine nta kintu mwe mwagahuriyemo kugira ngo akikubwire ko yabishakaga byo namushimira niyo mpamvu rero nge naje kugira ngo muvuge kino kintu then arakwaje ngo ibyo ndya sibyo ndya nyine usajya ngo ibyo urya ubindire wajya ngo n'urya umucenge nkumira se n'urya ubugari mbukumirire aho uri arasondara nibyo usajya ngo uryama nsinzire umuntu hajya umuntu ngo hari ashaka kuryamaho ugasinzira cyangwa usinzira aryame mubera akaruhuko byo wambara ntabwo ntose wakambara umwenda nka wambara gute kweri amafaranga kuri siyo nkora n'umushahara wawe nanjye mfite uwanjye niyo nawe ufite kandi ndanyuzwe bro who are you ubundi ushaka kwinjira mu buzima bwanjye wangiza ejo ukaza imbarugo nk'aho ukoroza nimba ari iki please mbabarira byara umujinya ijinya twe ntabwo tuyigira byara umujinya siko nsanzwe neye kandi uko uteye nuko nguko ahubwo wowe washaka guhindura utari we wampyisiwe urigira impyisi ukanyambereraho uruhu rw'intama ngo then go guys bro niyo nakubabarira sinaba inshuti nawe kubera yuko naba nongeye then naba mbaye nk'imbwa burangiruka ikirutsi kagitara hasi kongera ikarigata nkubabarire nongeye nkwiyegereze then wowe unyegereze sorry noneho zambabaze birenze man umuntu umwe yageze kwicara abwira mugenzi we ngo abikambyihorere kuko byari hari abantu benshi tabikora ku mutima ndanabikata gusa ko nyine umuntu umwe ntazatume ubuzima bwawe uko utashaka hindura nimwe mudashokanye hindura nkunda guseka ariko nkunda no kurakara bishatse gusa nyine kugira ngo zane narakaye ni gakenya ntago bikunze kumbaho cyane kurakara si impano yanjye akazi kanjye ni ukwishima kubera yuko njye nababaye bihagije naraka bihagije kanya ngo njye nishima amato kumenya ngo uzabane na kuko nabayisiriye kugira ngo nzongere kubona nabayisiriye gutyo biragoye gusa ko nyine kwa meze uko ntabwo narakaye njyewe no ahubwo bitewe n'ikintu umuntu arimo arakora ako kanya kugira ngo abe serious ndagukunda wakoze subscribe bro kuri YouTube yacu cyashya inashaje byose gusa ndagukunda
ndakunda wowe wakoze follow ku mbuga zanjye zombi, Instagram, TikTok ndetse na X, tumenyereye kuri Twitter. Iby'agaciro. Nyuma y'urukundo mbakunda, nibwo namwe mu nkunda. Ukwanga njyewe bitewe n'ukuntu ndabakunda wenda then agira umupaka, ariko munyeka ko munkunda cyane mukanarikinga. Ariko tandukana n'iriya mbesire shaka kubariza umutima, shaka kwicara nkaho mani yako itariho utabaho. Bene uwo muntu kugira ngo aho undi umuntu ashaka kwereka yuko ubayeho kubwe, ahubwo akurwa n'isoni gukorera ku muti, akurwa n'isoni bitewe n'uko nyine aho abasihuba aho urarasuhuta aho utasuha ataha. Ariko ndashaka kwibaza ikibazo kimwe, ndende ubwaga aho utasuho ntaha muri wese uko none ugutatira wengano ntasimpishimiye, simbe mbyibuka nyibutsa muri comment. Twikomeze inkuru zacu z'urukundo. What's up?